Hello guys, hello. Nkuko bibabwiye ubushize ibiganiro byo biba bihari ari byinshi. Kuri uyu munsi rero nongeye kubazanira Teacher Camille, ndagira ngo abanze basuhuze noneho tubone no kugira icyo tuganiraho. Yari yansuye mu rugo, noneho turavuga ati reka dufate n'ako kanya tugakoresha. Ikaze rero mu rugo hano iwanjye n'imbere ya kamera yacu. Murakoze cyane, nongera gushimira cyane abantu bakurikira ibiganiro byacu, kandi tubizeza no ko tutazabatenguha, tuzakomeza kubaha ibintu byiza rwose, ntabwo tuzababoringa kaya mvugo y'uyu munsi. So cheers rero. Mu rugo iwacu twakira abashyitsi. Hanyuma uyu munsi rero ndagira ngo hari ikintu ngira ngo tuganirizeho, haba ari muri radio, yaba ari abandika, yaba ari social media. Hari ibintu bibiri bisa nk'ibihora bimeze gutya bidigadiga. Hari icyo bita ireme ry'uburezi, wenda tugiye apari y'uburezi, hari n'ikintu nka association y'umupira w'amaguru, niba ari association Ni federation nyine, nabyo ni ibintu bihora ari hasi hejuru wumva bitagize. Wowe ariko reka tujye muri secteur ukoramo y'uburezi, ibintu by'ireme ry'uburezi. Ese ubundi ireme ry'uburezi ni bisobanura iki? Ireme ry'uburezi ubona bimeze gute, yaba ari hano mu mijyi, yaba ari mu mashuri yo mu byaro? Murakoze. Hari ibintu bibiri wari uvuze. Ubundi bavuga ko mu Rwanda ibintu byose byateye imbere, uretse uburezi na football. Football rero ihagarariye n'izindi siporo, ariko ubundi bavuga ko hari football n'indi mikino. Ubu rero nk'uko wari ubivuze, umuntu wese ibyo bintu azi ko hari ikintu kiburamo. Warumbaje ngo ireme ry'uburezi ubundi ni iki? Abantu benshi bumva ngo ireme ry'uburezi byarapfuye, ngo ntaryo, ariko nkeka ko hari n'umuntu utazi igisobanuro cy'iryo jambo ireme ry'uburezi. Ubundi abantu babivuga uko bishakiye, abantu babivuga bitewe n'icyo bo bashaka kumva kibanogeye. Ariko iyo uzi ireme karite cyangwa se quality, noneho ukashyiraho uburezi, quality education de qualité. Ubundi wagakwiye kuba wumva ibintu sinzi ko ndivuge kombinezo, ibintu ushyira hamwe wegeranya bikabyara ikintu gisavinga papasi cyangwa se gikora icyo cyagenewe. Reka tubishyire mu buzima busanzwe. Yiguze telefone kugira ngo bavuge ngo ni iya karite. Niba telefone ifotora neza, ibika umuriro, uburyo yituye hasi uko ubona, niba yituye hasi ugatora, iyo telefone ya karite. Ibyo byose bituma telefone iba nziza, nicyo wakwita karite. Tujye rero mu burezi. Reka tugereranye. Iyo tuvuze ngo kera, abantu ntibakumve kera mu myaka za 50 cyangwa 40. Kera ni mbere ya revolution y'ibintu byose. Reka dufate mbere ya jenoside, wenda tuba ariho twita kera. Uburezi bwa mbere ya jenoside, umwana yarigaga primaire agasohoka ubona hari ahatandukaniye n'umwana utaragiye ku ishuri. Icyo gihe rero umuntu wabirebaga uwo munsi n'ubireba uyu munsi, uwabirebaga icyo gihe n'ubireba uyu munsi, hari ukuntu ashaka kubaka itandukaniro. Akaba yakubwira ngo uyu munsi nkurikije ibi n'ibi nta reme ry'uburezi rihari. Ariko njyewe nk'umusesenguzi ubireba unabibamo, uyu munsi ireme ry'uburezi rirahari. Ndaguha urugero.
iyo kera twahisemo wenda kuyita mbere ya jenoside cyangwa na nyuma yaho gatoya nko kugeza mu 2007 cyangwa se n'8 urase nitwaba tuje imbere cyane, reka tubishyire 2005 kuko icyo gihe twihaye ni igihe mwarimu muri primaire yigishaga ishuri rye wenyine. Mwarimu umwe akigisha amasaha yose, ni amasaha yurayigishaga ku munsi, yavaga saa 1:30 cyangwa saa 2 niba nibuka neza, akageza saa 11. Batangiraga saa 2 bakagera saa 10:30. Yego, saa 10:30. Yego, icyo gihe umwana wo mu wa mbere kugera mu wa gatatu yarigaga icyo bita ingunga imwe agataha. Uwo mu wa kane kugeza mu wa gatandatu akiga umunsi wose kuva uwo muri icyo gitondo yahageze kugeza iyo saa 10:30 agataha. Nyuma yaho rero haje kuza ingunga ebyiri, hakaza mu gitondo groupe imwe, nimugoroba hakaza indi, gutyo. Hari nabwo hazaga ko umwana yigishwa n'abarimu batandukanye n'amasomo atandukanye, aricyo bita professeur. Nko muri secondaire, wowe wize muri secondaire niho watangiye kubona abarimu umwe yinjira undi agasohoka. None bitangiriye mu mwaka wa mbere. Ibyo bintu rero bitangiriye nibwo hatangiye kuba ikibazo ngo cyitwa ireme ry'uburezi. Mbere yaho nta kibazo cyarimo. Ibyo bintu rero turaza kubigereranya. Uyu munsi umwana kuva muri primaire ya mbere kugeza muri primaire ya gatandatu ahura n'abarimu benshi. Kera rero uko byagendaga, kera twebwe twihaye, mwarimu yirirwanaga abana be. Ngenda avuga cyane kuri primaire kuko primaire iryo shingiro. Iyo umwana yize nabi mu mashuri abanza, nta cyizere ko mu myaka izakurikiraho aziga neza. Icyo gihe mwarimu yirirwanya abana, arabigishije, agize umwanya wo kubamenya, abanye nabo umunsi wose. Bajye kubona ko hari n'igihe abarimu basohoka bakaganira. Akazi kakozwe rwose kuva mu gitondo kugera saa 9, arabona ibintu byakozwe. Kuganira na mugenzi we si ikibazo igihe abana bahugiye, yaba mu isuku, mu myitozo. Uribuka ko twajyaga tujya gusasira ikawa, uribuka ko twajyaga tujya guhinga imirima y'ishuri, kandi ntihagire igipfa. Ariko uyu munsi gusarura imyaka, imikino itandukanye, uribuka atletisme, uribuka imikino, haba ibigo bigakina n'ibindi ishuri ryose rikagenda, ikigo kikagenda, kandi ugasanga nta cyapfuye. Ariko uyu munsi ntabwo ibyo bintu kibibona, ariko bakaba ariko bavuga ngo nta reme ry'uburezi rihari. Ireme ry'uburezi rero natangiye kuvuga ko uyu munsi ngiye mbona ko rihari. Iyo kera twavuze muri icyo gihe bwari uburezi bw'abashoboye, ariko uyu munsi ni uburezi bwa bose. Uribuka neza ko iyo wasibiraga 3-4 banze kutambuka mu gihe mu cyiciro gikurikiyeho, we waribwirizaga ugataha. Uyu munsi umwana ariga akimuka kandi akagenda agakora akagera ahazagera, ariko icyo gihe bahitagamo abeza, ukaba ari bo wigisha. Icyo bita drop out, wajyaga gusanga niba waratangiranye igihembwe cya mbere abana 50, bavuye umwaka ufite abana 30 bakiririmo, 20 baragiye. Wowe noneho urarebera ireme ry'uburezi kuri babandi 30 basigaye beza. Wajya no kwimura ugahitamo abeza bakaba aribo bimuka. Uribuka ikintu kigeze kubaho cyitwa gutema. Byabaga mu masegondaire. Muri secondaire rero iyo wageragayo ugavuga ngo nutsindwa amasomo ya naya tuzakwirukana. Icya mbere harimo uwo mwete kugira ngo utazirukana. Icya kabiri harimo uko abo birukanwe numara kubakuramo iryo reme ry'uburezi urarirebera ku basigaye.
abo basigaye rero nubagereranya n'uyu munsi aho umwana wese yiga abinjiye bose bakazanasohoka ukajya ubonamo n'abo ngabo bafite intege nkeya wakubwira ko nta reme ry'uburezi rihari. Education d'élite na education pour tous mushyira ku munzani. Abeza nahisemo bari bafata idarapo uriya abenshi banarebera ku kizamini wenda cya leta cyangwa se no mu ishuri, uyu mwana ntavuga neza ngo indimi z'amahanga, ngo ntazi ngomara, ngo ntazi gukuba no kugabanya, ibyo bintu byose, ariko uwo warebye ni uw'iwawe cyangwa uwo muhuriye mu muhanda. Ariko ntibivuze yuko abandi ibyo bintu batabizi. Ireme ry'uburezi ntabwo barirebera ku munyeshuri, barirebera ku banyeshuri benshi, barirebera ku marushanwa runaka yabaye, bakarirebera no mu ishuri icyo umwana yiga n'icyo akuye ku ishuri. Uyu munsi rero ngiye nakubwiye ngo ireme ry'uburezi rirahari. Iyo kera twavuze umuntu wabaga yandika neza noza, uribuka umukono uryamye neza ufinyoye, inyuguti zizamuka izindi zimanuka, bakubwiraga ko uwo muntu yize neza. Uyu munsi turi mu iterambere turakoresha computer. Umwana utazi kwandika uzatuvuga ko atazi ibintu. Ntabwo bishoboka. Nuhura n'umwana ukamubwira ngo nyandikira aha ngaha ukabona urandika ibintu bitaryoshye, uzahita uha umwanzuro ko nta reme ry'uburezi rihari. Urabizi ya kera twavugaga bakubwiraga ngo nivuga ngo bonjour undi agasubiza bonjour, ukumva agafaransa arakanyorosha, ugahita uvuga ati uyu mwana yarize. Uyu munsi rero twiga indimi nivuga nyinshi ubyumve, twiga icyongereza, abana biga igifaransa, abana biga ikinyarwanda. Nugira ururimi rumwe umuhengekeramo kuko ishuri ry'iwabo biga mu cyongereza gusa, biga système anglophone, abandi biga système francophone. Muri leta ho noneho ni ibindi ndaza kuhagera. Ibyo byose noneho ushobora no gusanga bigira no mu kinyarwanda, n'abari babigisha bivugira mu kinyarwanda kandi babigisha content iri mu rurimi rw'amahanga. Wamubaza icyo cyongereza kuko wenda uvuye mu mujyi ukumva adashabutse, ati ireme ry'uburezi karabaye nta kintu kirimo. Ugahita wewe umwanzuro ngo uyu munsi uburezi bwarapfuye bwarapfapfanye. Sinzi niba ndi kujya mu murongo w'ikibazo bamajije. Ndi kukumva kandi ibyo uvuga hari ibyo twemeranwaho, ariko hari n'ibindi aho uza gupfundikirira nza kukubaza tu bijyanye n'iryo reme twebwe tuvuga cyangwa se abantu bavuga ridahari uyu munsi. Uyu munsi rero nari maze kukubwira icyo umuntu warebaho kugira ngo yihe umwanzuro ko ntarihari cyangwa rihari. Nakubwiye ikintu cyitwa umukono. Umuntu wandika neza unoza bavuga ko uwo muntu yize, niba ari ibintu raporo yandikaga cyangwa se bagiye banasuzumira ireme ry'uburezi ngo ibaruwa, ngo uyu muntu ntazi no kwandika ibaruwa. Ariko si ibaruwa yagakwiye kuba ari igipimo cy'ireme ry'uburezi. Afite ibindi bintu azashobora kuba azi ikoranabuhanga, ashobora kuba azi kuvugira mu ruhame, ashobora kuba azi gukora ikiganiro mpaka, ashobora kuba azi ibindi bintu, ariko bamubwira ngo andika iyo baruwa ntayishobore bitewe n'ibyo yize. None se ushyize abantu babiri, hari umuntu wize indimi n'ubuvanganzo, hakaba hari undi muntu wize kubaka, ubu bose ukababwira ngo mwandike ibaruwa isaba akazi, wa wundi wize kubaka ikamunanira, wavuga ko uwo muntu atize? Yize uravuga kwiga ukarangiza mushyire mu cyiciro cyose, kuko we ntabwo yize kunonosora kwandika iyo baruwa. Ni nayo mpamvu niba muri kampani arimo azaba afite sekreteri. Sekreteri we azamwandikira ibaruwa correspondance ivugana n'indi kampani cyangwa se igira gute. Ariko nawe ni umutekinisiye mu byo yize, nawe yakora devi neza,
yakora ibindi yakora n'undi badahuje yego atakora. Ntabwo wahita umupimira ngo ubwo ananiwe kwandika ibaruwa isaba akazi cyangwa ibaruwa imenyesha cyangwa indi baruwa ikora iki, ngo ubwo muntu ntabwo yize, nshyizeho akadomo, ireme ry'uburezi ntaryo. Ntiwaba wibeshye? Waba wibeshye, ariko nanjye ukuntu mbyumva, niyo mpamvu mubajije ngo ni ikihe cyiciro yaraba arangije kwiga. Njye navuze ngo icyiciro cyose yaba arimo hari urugero wenda yayandikamo ukifata ku munwa. Yego, nanjye sivuze yuko aramutse handitse by'agahomamunwa utashyiraho akabazo ngo uyu muntu yize yaciye. Impamvu nari mbigarutseho gutyo, hari ikindi kintu tuba tugomba nk'aho navuga kwamagana cy'abantu bamwe bagenda ukumva wenda reka dufatire kuri education de base imwe wavuga ko ari nka iyo twita secondaire. Si nk'ariyo base education de base wenda ushobora kuba imyaka 9 icyo twita cyangwa 12. Uribuka ko ubushize twavuga ku kintu cyitwa 12 years basic education, ariko iyo nibwo uburezi bw'imyaka nibura 12, kubera ko wenda n'inyito yabyo bayibyita, ariko imyaka 12 ubuka ko ari secondaire n'ubundi 12 ni primaire na secondaire. Niyo bishyize hamwe niyo umuntu ufite ubwo burezi icyo twitaga humanity. Kuba umuntu ashobora kujya ahantu akaba yakora akazi ako ariko kose yifashishije discipline yakuye mu ishuri, kabone nubwo yaba atakabonye ahubwo muri no mu buzima busanzwe ahagiye. Ikintu rero nendaga kuvuga kuri ibyo bintu, ngo umuntu wenda tuvuge yarangije secondaire, iyo 12 years basic education wenda muri iki gihe ugasanga ufite amahirwe yo kuba wenda ushobora gusoma ikintu ukacyumva. Nanone nta mpamvu yo kuvuga ngo ndi umutekinisiye, ngo wenda ngo ngende umu-engineer mu bintu runaka, ngo ngende njya kwandika ibaruwa ngo ndajya kureba teacher Kamini ngo mubwire ati nyandikire. Nimba ari n'ubutaba warize, harimo n'amasomo, harimo nk'isomo bita communication skills. Bararyiga ahantu hose communication skills. Nicyo nendaga kuvuga, hari ukuntu uba ugomba gusobanuka mu mutwe. Ariko muri ba bantu twavuze, niba yari nakunze kuvuga TVET, kuko na gahunda ya leta umwuga gusohoka hari icyo uzi gukora, nibanze kwa abo bantu kuko bo bafokasinga gukora kuruta amagambo. Niwe muntu navuze wenda ushobora gukoraho reference. Hari ikintu waruvuze wenda ngo n'uwo muntu nawe yaba ari agahumamunwa kuba asohotse ibyo atabizi, kandi hari n'amasomo yagiye abyigamo. Nanjye navuze ngo uhuye n'umwe ntabwo bisobanuye ko abo bose batabizi. Umuntu rero tugarutse ku cyo twaganiragaho, arahura n'umwana mu muhanda ashaka kumusuhuza mu rurimi ashaka, yananwe kumusuhuza ati kabaye. Abandi umwana azi imibare, azi gukina football, ubushize afite izindi mpano kandi yagiye akura no ku ishuri. Ireme ry'uburezi iyo urireba ntabwo urirebera ku muntu umwe, single individual, oya, ahubwo iyo urireba twavuze yuko ireme ry'uburezi ni ibintu byinshi uhuza. Niba uyu munsi leta yaravuze ngo muri primaire nta muntu wize andi masomo atari uburezi ujya kuhigisha, n'uwo bashyizemo bamugenera igihe runaka akaba yamaze kwihugura. Icyo ni kimwe, urumva ko wamaze gushyiraho umuntu ubihugukiwe, wabyize, ubifiteho ubumenyi uzabikora. Leta ikavuga ngo tugiye kubaka amashuri ashoboka menshi, nibura 2 mu murenge. Nahoze mbivugaho ubushize, umwana atazakora urugendo runini akaba yahungabana akagira imyigire mibi bitewe n'ubwo rugendo. Ishuri ushobora kumva utari kunza ahantu ugenda ibirometero wenda 5 buri munsi. Yego, rero tu nta mwana ukigira munsi y'igiti, nta mwana ukicara ku ibuye.
arimo yiga. hari umwana ukijya ku ishuri yambaye akamambiri k'ibirenge, nubwo yajya yabyambaye hari isuku ngombwa agomba kuba afite, hari amabwiriza. Nta mwana ugomba kujya ku ishuri asatya, buri wese arabireba ngo mwarimu atagiye kwigisha nawe atagiye kwitora inda cyangwa atagiye gushima amabaragaza. Oya, uyu munsi ikoranabuhanga mu mashuri rirahari. Umwana ushaka gukora ubushakashatsi afite uburyo abukoramo. Computers zirahari, networks zirahari, 4G ku bigo byinshi irahari. Isuku mu mashuri, uruko ko twebwe twigaga bakabanza gutera amazi buri gitondo, hariho rero amabaragasa asimbuka, imbaragasa zisimbuka hehe mu ishuri. Ubwiherero bwo ni ibindi niba ubwiherero buri hano twicaye watangiraga kubona umwanda aha, inyubako y'ubwiherero iri muri metero 100. ariko se ngiye mperuka mu kigo cy'ishuri, mperukamo kera cyane. Mu matoilette ntabwo wasangamo imyanda. ubu ngo ndakurahiriye uyu munsi hari inzego zibishinzwe. hari umushinzwe isuku ku murenge, mu byo ashinzwe hari kujya kureba niba iryo shuri rifite isuku, nk'uko bajya mu maresitora, nk'uko bajya mu ngo. Ishuri naryo ntiryasigara inyuma. Ibyo byose bakora byubaka ireme ry'uburezi. Umwana wigishijwe n'umwarimu wabyize, umwana wigiye ahantu heza, umwana ufite igitabo, uribuka ko twebwe twigana wariye ku ishuri, umwana wariye ku ishuri utari butahe kuri ryazuba n'imvura, umwana wicaye neza. Umwana uyu munsi bigiga indangagaciro, ntawe uri bumuharambe ngo wowe uri iki, we wavuye aha, we wavuye aha, iwanyu bimeze gutya. Izo ndangagaciro mu ishuri zirimo. Urambwira ko ireme ry'uburezi ridahari gute? Ibyo byose nibabishyira ku meza bakabishyira ku murongo, kuko uribuka ko twe mu gihe twigaga umuntu yavuga hariya akaza kwigisha. Ariko uyu munsi hari deontology y'uwo mwuga. Ninde wigisha, arigisha ate? Hari umuntu uherutse kumbwira ngo yahoze ari directeur, yahoze ari umuyobozi w'ibigo 6. n'abarimu batwigishaga ababisite. Umuntu yigisha Saint Joseph, yigisha groupe scolaire 𝕎𝕚, yigisha mu by'Imana, yigisha kureteka, akabasaranganya. Urambwira se ko uwo muntu akosora impapuro gute mu gihe cy'ibizamini? Ahubwo se ni imashini yigisha ku bigo 8. Cyakora byo harimo ingingo zigenda zumvikana, ariko nanjye mfite izindi ngingo. Nubwo ubu ngubu ireme ryo rihari, ariko hari n'ibindi bintu wasangaga bifasha imyigire y'abantu. Ubu ngubu babikuyeho, bimika ubwisanzure bw'abana, birangira noneho ari nacyo usanga rimwe na rimwe ureba abana akavuga se aba bana biga ku kigo kimwe kandi bambaye imyenda amabara namwe, ariko nk'imyambarire isigayeho mu ireme ry'uburezi yo uyivuga iki? Ugasanga abasore ipantaro nimba igera aha yarayiciye isigaye igenda icupa. Hari ukubicupa ikaba ndende, hari no kubicupa yarahinduye ikabutura, amasogisi agera hano ku mirundi. Yewe ngenda mu masaha yitaha cyangwa ijya ku mashuri y'abanyeshuri mu gitondo cyane mugoroba, abareba abo ni abahungu. Abakobwa bambaye nk'abantu bagiye muri serivisi runaka, bakora ahantu. Ese nubwo abana bishyigiye ko tuzi ko nabo bakuze bakiri bato, urumva nk'ibyo bintu birahura, abo bahungu n'abakobwa ku myambarire, emwe no mu muhanda aho bacareka. Unyemerere ikintu cyitwa discipline y'abanyeshuri tuzagishakira umwanya, kuko kimaze kuba nacyo ikibazo. Tuzakiganireho. Twaje kuganira kuri discipline y'abanyeshuri uyu munsi, ariko ndakivuga akantu gatoya. Twabanje kuvuga ngo uyu munsi uvugaze ko nta reme ry'uburezi rihari waba wibeshye.
nagerageje kugusobanurira igikora ireme ry'uburezi ariko harimo n'ibibuza iryo reme ry'uburezi. Niba leta yavuze ngo umwana yagira ahantu heza, tumugabanyirize urugendo, tumuhe umwarimu ushoboye, tumuhe ibitabo, tumuhe ikoranabuhanga, tumuhe aho akorera ubushakashatsi. Sizi niba uzi uyu munsi uzi ikintu bita ibyumba mpahabwenge, smart classrooms. Ni icyumba kibamo mashini, ni icyumba kibamo connection, ni icyumba umwana agiye gukoramo ubushakashatsi. Ariko si uyu munsi ugira ngo iyo mwarimu arangaye umwana agiye gukoramo ubushakashatsi cyangwa yigira ku mbuga zindi zimuha andi makuru washaka. Ibyo rero leta yibikoze ikabishyira ku murongo, ikigo runaka cyo kigatesha ku murongo wo gushyiraho discipline ngo bya bintu bikore neza. Yego, umwana akaza kwiga yambaye ikabutura kandi bo bambara amapantaro yarayiciyemo kabiri, umubyeyi nawe akavuga umwana wagiye kwiga mureba yambaye. Ubundi kwanza mu rugo, yego, ku ishuri baguha ipantaro nzima, yego, hanyuma nta mutayeri utanga ipantaro isa gutyo. Oya, hari n'ibigo bitanga uniform, subizi se ko ariko batanga iri standard. Nyine nibyo mubwira, hamwe twigeze kuvuga ko uburezi buhera mu rugo. Yego, wowe mubyeyi umwana guturukanye mu rugo agiye asa gute ku ishuri? Yego, ese nimba yagiye wenda wowe wagiye kare nimugoroba atashe kagusanga? Yego, oya n'igihe yanayimeshura yireba aho yayanditse cyane. Yego, n'amafaranga yagiye kwisubiramo warayamuhaye. Oya, muri iki gihe nabyo twabivuzeho, ushobora kutayaha umwana ku igihumbi. Umwana w'iki gihe yanagisaba umuntu, uwo mubyeyi we arangariye mu biki bituma umwana. Yego, kimeze gute rero kuba hari ikigo kimwe mu bigo 200 cyangwa mu bigo 100 byaba bitarajya ku murongo, ntabwo wahita uvuga ngo ireme ry'uburezi ryaratakaye. Ariko nakwemereye ko tuzakora ikiganiro kuri discipline y'abanyeshuri. Nta kibazo, ni byinshi cyane twahoze tuvuga ngo abanyeshuri biga bataha babaye benshi, baranagaragara muri quartier bitandukanye na cya gihe twebwe twigaga. Umwana yajyaga kwiga muri secondaire akazagaruka igihembwe gishize, abandi bana bakaza kumureba, bakaza kumurebaho imico, bakaza kumurebaho uko asa, uko yambara, uko aganira, uko yubaha abamuruta. Bitandukanye n'uyu munsi, ahubwo umwana uvuye ku ishuri yitwara ku buryo wavuga ngo ni umustar, aho kugira ngo umwana wanjye agiye kwiga yagumaha. Rero ngaruka kuri cya cyane cy'ireme ry'uburezi. Ireme ry'uburezi naryo rifite ibirivangira. Ngeshimira leta cyane ko ikora ibishoboka, ahubwo ngo twakwiye kuba dufite ireme ry'uburezi riri hejuru. Uyu munsi hari ikintu cyitwa competition mu mashuri. Uyu munsi ibigo byo mu mujyi biradomina, birigaragaza. Impamvu byigaragaza ni iyihe? Abarimu beza bari mu mujyi. Yego, mu mujyi niho hari amafaranga, mu cyaro nta mafaranga ariyo. Mu cyaro hasigayeyo abantu ba gature biyemeje kuba arakora ku ishuri baturanye, arahinga imirima yo munsi y'urugo. Nibyo rimwe na rimwe akarabanza kwiha umubyizi, akaza kujya kwigisha saa yine. Direteri we cyangwa umuyobozi w'ishuri cyangwa nawe ari mu tundi tubizinesi. Ku ishuri hari abarimu babuze icyo babanza gukora mu gitondo, kuko aho hantu rimwe na rimwe no kuhagera ntibyoroshye, cyangwa se umuyobozi ni inshuti y'abayobora. Umwe yagiye gushakisha nimugoroba araza guhurira ku kabari, baze gusangira ikirahure, kuko umwe yahaye undi umwanya wo kujya gushaka icyo kirahure. Ibyo nabyo ugasanga bibangamiye ireme ry'uburezi. Mu mujyi rero harimo amafaranga. Umubyeyi we watanze amafaranga ari aware, cyangwa se arakanuye, arashaka kumenya icyo amafaranga ye azabyara. Ababyeyi ariko bo mu mujyi nabo si shyashya. Ya competition
bari ku disturbinga abana. Ndaguha urugero, hari ishuri rimwe abana bamwe baravuga za ndimi z'amahanga neza rwose, irindi baratanga imikoro myinshi. Kuba batanga imikoro myinshi ni igisobanuro cy'uko baniga neza. Ibyo bindi yatahanye mu rugo uko babona umubyeyi abizanye ari umuhambiro, arakeka ko no mu ishuri ari uko bimeze, barakora cyane. Uyu munsi wasanga umwana igihembwe kimwe akize ku ishuri rimwe, icya kabiri agiye ku rindi, icya gatatu agiye ku rindi, umwaka ari kwimukiramo agiye gukora ahandi, undi azimukiramo agiye ahandi. Ugasanga umwana arangije amashuri abanza yize ku bigo 15. Wazamubaza ngo seve yawe ni iyihe, hamwe bandika ngo wakoze primaire hehe, segonderi wayikoze hehe. Usanga harimo ibigo 12, harimo ibyo areka kwandika. Ibyo nabyo biravanga. Ugasanga noneho hari ikintu cyateye ngo international schools, ngo ibigo mpuzamahanga, cyangwa se nimba bivuze neza, birashoboka ko ari mpuzamahanga, ariko si ugiye kureba bya bindi bita international schools, harimo iki? Ni akantu gatoya kakuruye umubyeyi, agenda agasanga ariko yirengagiza ibindi bintu byinshi. Mu mujyi naho ntabwo ari shyashya, barakurwa aho bicaye mu ma office aho bakora ababyeyi, baraganira abana biga bakora iki, bakora ibi, umwe agakundisha undi ahantu. Ariko se mu by'ukuri agiye kuko hasanze icyiza kiruta aho yarari? Oya, bari mu kigari. N'umubyeyi ntabwo yigeze akora research, ntiyigeze yenteresa amenye ngo iryo shuri, amashuri nayo afite akantu gatagurisha. Mu mbabare wenda kubyita kugurisha. Uyu muntu hari n'ikigo umubyeyi ajyanaho umwana ngo barya neza, bataha kare, bataha batinze, babaha uburenganzira bwo gushyiraho imisatsi. Aha barasuka, aha ntibasuka. Ahangaha umwana nta kibazo, yakora ibyo ashaka. Ahangaha barakaze. Ariko nongere nshimire ibigo by'abihaye Imana. Ibigo by'abihaye Imana biracyafite imbaraga, kuko ako kavuyo kose ntabwo bakihanganira. Ibyo byose ababyeyi bigira, bo ishuri ishyiraho umurongo, ababyeyi bakawukurikiza, abatabishoboye bakigendera. Ariko umunsi ibigo byinshi bifite ikintu cyitwa business. Umunyeshuri yabaye umukiriya, hari ibyo bamwirengagizaho, hari ibyo bamusonera ngo atagenda. Uburezi nabwo iminsi zabazatangira gusanga hari ikigo kirimo umwana ari ukubageninga cyane, harimo uwishyura amafaranga minerivare itangana n'iy'undi, kubera bizaba byarabaye business cyane. Kuko ubundi ishuri ryagakwiye kuba atari business, nimba ivuga gutyo, kurera n'uburezi, cyangwa se nimvuga ngo ni business, byashoboka ko ari business mu shoramari agashyiramo ibishoboka. Uzaho twakavuze ngo ni business cyane bikumvikana. Burya umuntu ugeze muri kaminuza abazi ikintu kimujyanye. Niyo mpamvu batagira inifomo, niyo mpamvu utazakurikirana n'umuyobozi mu mujyi ngo avuge ngo uramara iki hano. Niyo mpamvu muri classe uzasiba ariko fayini yabyo ikazaba itandukanye n'iyo umuntu ryana na business. Ariko igihe ugiye gutanga ya investment ikajyana icyo washoye n'ikizavamo. Ariko uyu munsi harimo guhuma amaso. Ishuri gishyuje minerivare, ariko nureba icyo riratanga ibindi bintu bitari uburezi. Hari amashuri igihe cyo kwiga kiba gike, imyidagaduro ikaba myinshi. Ngabo bagiye kuvizitinga, bagiye muri trips, barimo barakina. Ariko tugarutse ku kintu cyitwa ireme ry'uburezi ryagakwiye kuba ari ibyo bintu byose duhuriza hamwe, hanyuma tukareba ngo uwagiye ku ishuri agarukanye iki. Ashobora ko ubu ngubu umuntu uvuga neza indimi z'amahanga wakwibeshya ko ari we muhanga, ariko uyu munsi ndakuvuga ko ikinyarwanda cyacu turi guhaguruka ngo kitajya
aharindimuka. Hari igihe umusaza usabira abantu azajya agurwa, byaranatangiye. Kubera iki? Ntabwo yagize umwanya wo kwiga Ikinyarwanda. Iyo misango y'ubukwe se toza kuvuga neza icyo Kinyarwanda. Ari igihe tuzatangira kuvuga imisango y'ubukwe mu Cyongereza ariko cy'imvange, kinyafurangere. Wa muntu uvuga ukayoberwa ururimi ayavugamo. Ako nanone hari ikintu urabona kera ari ukuntu bitaga, hari ikintu umupira w'akarere, hari ikintu bita kuwutanaga. Rwa rudodo banyuze inyuma kugira ngo ukomeze uri stable, bya bintu biwugize ntibize gutandukana. Ururimi rero ngenda ugereranya nka rwa rudodo cyangwa se bimwe twita mushipiri byo kuhanga umupira. Kuko mu bintu byose waba wiga, wenda wiga amashanyarazi, wiga gukanika, wenda mu modoka, wiga ubwubatsi, mbese ibyo wakora byose, ibyo wakwiga byose, burya rero ikintu kibitanaga ngemba numva ari indimi zose ziruzuzanya. Umuntu watwiciye ni umuntu watuzanyemo indimi z'amahanga. Indimi z'amahanga ni byiza. Uburezi bwacu ntago, igihugu cyacu dushaka umuntu ufungiranye mu Rwanda, dushaka umuntu ujya ku isoko mpuzamahanga. Nibyo kuko agomba kumenya izo ndimi. Ariko nubona amahanga yateye imbere, nabe biga mu rurimi rwabo. Ndaguha urugero rw'Ubushinwa. Umushinwa yaje hano mu Rwanda, ndakubwiza ukuri, yazana umuntu umwe ushinzwe communication. Ariko ntago akazi ke gapfapfana ngo nuko yananiwe kuvugana n'abanyarwanda bakorana cyangwa n'abandi. Mbere na mbere tubanze mu burezi bwacu dukora, dutange content, communication zenyuma. Ururimi ni ikintu umuntu yajya kwigana nyuma y'ishuri, ni ikintu umuntu yajya kwigana nyuma y'uko arangije ishuri, kandi akabasha gukora communication ituma ibyo azi bigendeka neza. Ikindi nahoze nkubwira ngo competition y'uyu munsi mvugamo ngo wenda education ya business. Ntabwo ari ikibazo ko education yaba business, ahubwo ndanabyishimiye ko uyu munsi amashuri ya privé nka primaire uramutse ukuyemo amanota yabo ugasigaza andi atari aya privé, wamenya ishusho nyayo y'uburezi dufite mu Rwanda. Amashuri ya privé muri primaire, ndabivuga primaire, yitwara neza kuruta amashuri ya leta. Kuko ayo mashuri ya privé yagerageje gutanga igishoboka, igerageza gufata mwarimu neza, igerageza kuvugana n'umubyeyi. Kuko uburezi ni ubw'abantu batatu: ni mwarimu, ni umunyeshuri, ni umubyeyi. Abo bantu batatu iyo bakora neza, uburezi bugenda neza. Ubu rero ngenda bw'urugero ahantu nize primaire, hashobora kuba hashize imyaka 8 nta mwana utsindira kujya muri secondaire. Ahubwo batsindira kujya muri ya mashuri nigeze kubwiye yitwa day schools. Aratsinda, ntiyabashije kugira inota ryo hejuru rimujyana muri boarding. Arahita akatira hehe ku ishuri riri mu murenge hafi ajya kwiga, maze kwahirira cyane ataha. Ukeka se ko habaye iki? Uyu munsi ndavuga no kuri systeme y'uburezi bukoresha. Systeme ihindagurika umunsi ku wundi, itari consistent. Uko uhindagura, uyu munsi twiga mu Kinyarwanda, ejo bashyize mu Cyongereza, ejo bakuye mu Cyongereza bashyize mu Gifaransa, ejo bakuye mu Gifaransa bashyize muri byose. Ntabwo umwana ashobora kumenya ngo ni umwarimu. Ndabivuga ntaciye ku ruhande. Abarimu bahoze ari beza muri systeme francophone, uyu munsi nibo basigaye bafite ikibazo aho tugiriye muri systeme anglophone. Byanaduhaye umukoro munini w'uko uyu munsi abajene, abana batoya bavuye ku ishuri, nibo bigira ko ari abahanga, ugashaka gutoza babandi basanze bakuru. Ariko biracuritse.
ubundi wagakwiye kwinjira mu kazi ugatozwa n'umukuru hasanzwe ariko uyu munsi abana nibo bashaka gutoza abo bahasanze kubera ko baraje bari well sharpened in English na n'integanyanyigisho nshyashya yo bita CBC ngo nibo bafitemo amahugurwa menshi nibo bafite ubumenyi ugasanga wa mwarimu ufite imyaka 20 ari aho ngaho ahindutse ufite icyabura yagakwiye kuba ari we ufite icyo yunganira ku mashyashya. Ibyo nabyo hari ukuntu bigenda bivangira ireme ry'uburezi. Uyu munsi rero noneho sinzi niba nagerageje gutanga ibisobanuro ku ireme ry'uburezi n'ingero nagiye ntanga, birakwiye ko nibura twiha gahunda y'imyaka runaka, ni imyaka 20 se, ni imyaka 15 se, systeme ihari ikoreshwe turebe umusaruro. Ese abantu bacuriwe muri urwo ruganda barasaba ati nitubona bafite ikibazo duhindure, ariko nitunahindura tugisha inama nyir'ubwite witwa mwarimu. Uyu munsi educational planners abategura uburezi bo hejuru baricara bagashyiraho, ariko ntibamanutse kuri tere ngo bavugane na mwarimu uzashyira mu bikorwa n'abanyeshuri rega n'abanyeshuri bava umwana bagezeho wo gutanga ibitekerezo. Uyu munsi ntabwo mwarimu abazwa uko bikwiye, niba nabazwa si ku kigero cyifuzwa. Ibiza gufatira ibyemezo, hari ibyemezo bimwe na bimwe bamufatira. Ndakubwiza ukuri byabayeho nakubwira ikintu bita professora. Umwana wiga muri P1 muri primaire ya mbere mu ishuri ribanza rya mbere hakinjiramo abarimu 6. Umwana akajya agira ngo ni comedy. Mu minota 40 abonye Camille, mu yindi 40 abonye Giovanni, mu yindi 40 abonye Claire, mu yindi 40 abonye Suzanne, mu yindi 40 abonye Claude. Habaye iki? Mwarimu wanjye ninde? Ese ninde mfata nk'icyitegererezo? Ese ya discipline ninde uyimanaginga? Ninde ibazwa? Ese mwarimu wigisha iryo shuri kera yabaga parallel, niba nigisha mu wa 4A nkareba mu wa 4B nagakibandusha. Abana banjye ni ba A na B nibahurira mu wa 5 ni bande bazaba iyo competition ikikora. None uyu munsi ntibimbarweho abo ntawo ugira wo hamuro. Nese naguciye mu ijambo ubona iriya systeme kera bigagamo y'umwarimu umwe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ubona yari nziza ku buryo twayadimira, kuko nkeka ko hari n'umuntu ushobora kuba ari bored n'umuntu kandi ugasanga akwigisha amasomo yose. Kimwe nk'uko twavugaga ngo nta muntu uba ari ameze neza cyangwa se ari sharp mu makosi yose, kuki uwo mwarimu we utasanga yigisha abana imibare, akigisha fizika, akigisha shimi kandi atabishoboye byose. Ngize icyo mvugaho. Ikindi ushobora rega n'umwana nawe aba ari umuntu bitewe n'imyaka yigishamo n'umwarimu n'uwo. Ushobora gusanga umwana umwarimu nka bimwe twavugaga ubushize wenda ntago akwiyumvamo, impamvu ntuzimbaze kugira ngo guhagarare imbere ayo masaha yose akureba, cyangwa se umwana nawe ntiyiyumvishemo mwarimu. Urumva aho nta kibazo byatera muri iyo sayiko ibyo uvuga birumvikana. Biroroshye ko umwarimu aba ari mubi, mbore kuvuga wenda ko umwarimu ari mubi, cyangwa se reka mvuge ko wenda mwarimu yaba afite ikibazo runaka, none hakaba ari we wenyine ujejwe iryo shuri, cyabaga ikibazo gikomeye cyane kuko ishuri ryose ryararindimukaga. Ariko ndasubira inyuma y'uburezi bwari icyo gihe, bwari uburezi buha imbaraga uwo mwarimu. Bari babizi neza ko uwo mwarimu agiye gufata ishuri, bamuhaga ibishoboka, yaba ari mu buryo buri conscience, yaba ari mu buryo buri science. Ibyo bintu conscience na science
ryamuhaga ubushobozi ko iryo shuri uko byagenda kose azarikoramo ibishoboka abo bana afite bakamuva mu maboko hari icyo bafite, yabaga afite yuzuye, kuko bamwigishaga ko tunarebe n'amasomo yigishaga icyo gihe ntiyari menshi nka y'ubu. Yigishaga imibare, igifaransa, ikinyarwanda n'ikindi kintu wenda twitaga nk'ubumenyi bw'isi, amateka, ariko bitari cyane. Ariko ibyo bitatu nkubwiye yabyigishaga neza. Ariko uyu munsi biragoye ko wabona umwarimu uzi ayo masomo biga muri primaire yose neza. Ariko ntabwo njye nabibonagamo ikibazo, kuko icyo gihe na mwarimu nta gikurikirana yari afite. Nakubwiye umuyobozi wari wabwiye ibigo 6. Ariko ntibyabuze ko mwarimu, kuko yari afite iyo conscience kuhaba ku gihe kandi akora icyo agomba kubakora. Rero ngereranyije uyu munsi byose bifite ibyiza bifite n'ibibi, ariko nshyize ku munzani uyu munsi nibwo biri bibi cyane. Kuko iyo umwarimu yiriranywe n'abana be, rwose ndakubwiza ukuri, abeza akomeza kubajyana mu mujyo w'abeza, abafite ikibazo arabafasha, agerageza kubamenya, agerageza gufata umwanya. Ndakubwira ko iminota 40 nta nubwo buriya abarimu bayigisha. Kuva mu ishuri, reba bloke ifite amashuri 6, kuva ku rya 6 kugera ku rya 4 ni hafi metero 200 da. Metero 200 arahura na mugenzi we, niba ari kuwa mbere amusuhuze baganire. Na phone wenda ntabwo yemewe, reka yo tuyishyire ku ruhande. Namusuhuza aramubaza amakuru, weekend yagenze ite. Aragera mu ishuri, hari igitabo adafite, arajya kugishaka mu kabati. Hari umwana ubanza kuvuga ati uwo bicaranye namusagarariye, abanze gukemura icyo kibazo. Hari amakaye bagiye kwandika bazabwira gushaka, hari uguhanagura ikibaho. Ubundi twiga iminota 30, 10 igendera muri ibyo. Baze kumuha muri commentaire abari bo bagenzi banjye cyangwa se abandi babizi, 10 iragenda. Iminota 30. Ese ntabwo umwarimu yemerewe kujya kwihagarika? None se umwarimu ni imashini cyangwa ni ikiremwa? Ngo rero muri iyo minota 10 wenda tuvuge yuko umwarimu ari umuntu mukuru, yavuye mu rugo ibyo yabikoze, araza kujyayo saa 4 muri break. Ari umuntu mukuru se ubukuru bukuraho ibezuwezi z'umuntu. Ariko nabyo birakorwa. Tuvuge ko naho yagiye, wenda ntajyayo buri saha. Akantu nkagarutseho kubera ukuntu mwajyaga mutubuza ngo ni paka ngo ujye ngo hanze ngo muri recreation. Ku bantu bize mu bigo by'abihaye kandi bakunywesheje igikoma ku ngufu mu gitondo. Yewe narinze ndangiza umwaka wa 4 kugera mu wa 6 ntamo y'igikoma kubera uruhago rwanjye. Niza ahantu batemera gusohoka. None wumva ikibazo, twebwe ntibemeraga gusohoka kandi ntibemeraga n'umuntu ujya muri refectoire akicara ntacyo ari kunywa kandi ari mu masaha ya breakfast, cyangwa se ngo bagusange uri mu caracara. Ariko navuga ko nemera uburezi bw'abihaye Imana. Ibigo by'abihaye Imana ibyo byagufashaga ko nawe ugira gahunda, nubwo wagenda ukanywa icyo gikoma. Ngaho reba dogiteri wiriwe muri salle d'op, ntayirirwa murwayi, aratangira se gukora operation ngo sorry wait a moment I'm going to short call, ngiye hanze ndaje, ari metriza. Reba njya mbwira abantu, meya uri gukoresha inama amasaha 3 arababwira ngo ndaje ngiye kuri toilette. Hari agasitore gato ngiye kugutera. Kera twari turi muri exeta, ngiye nigaga mu wa 6, ariko hari n'undi mwana wiga mu wa 3 arimo arangiza tronkom. Ebana arakora ebana igikoma kiranga. Abagize gutya ateye urutoki, ebana ababita abasiriveri. N'abasiriveri cyangwa invigilators. Twe nabo twabitaga abasiriveri.
baramubwira ati cara umuntu wese aravamo hano nubwo ikizami kirangiye. Umuhungu yari uw'i Kigali, hano mu Gihogere, ntabwo muvuga izina, ubu yabaye n'umuntu ukomeye. Nawe n'ubu ngubu tujya tubonana, ntabwo bikuraho yuko nyine ni amateka ya viscolaire. Ariko urumva nanone tuba tugomba gukoresha na mayindi zacu, nubwo waba uri umurezi, ariko ntugende gutya ngo wumve ko ibintu ariko bimeze. Uwo mwana sisi yakuyemo urukweto, yari yiyambariye urukweto arukuramo, yashatse igisubizo, akora ibyo akora. arangije urukweto arutereka iruhande rwe, abandi barangije kuremeta bose, asohoka nyuma yabo n'urukweto rwe agendesha akaguru kamwe. Uyu mwana ni intore yanze guserera, yanze gusohoka ku ngufu. Ibyo ari byo byose ikibazo yaragikemuye, ikizamini yaragikoze, kandi yaniteje abo bigana ngo ku myenda kwa kundi ntiyari kubakira. Tugarutse rero mu murongo w'ikiganiro tunasoza, ireme ry'uburezi uyu munsi rirahari, ahubwo ishusho wowe ushaka kuribonamo ntabwo ari yundi ashaka kuribonamo. Njye nemeranwa n'abavuga ko ireme ry'uburezi rihari, kuko ibirigira ireme birahari. Nagiye mbivuga simbisubiramo, ahubwo wowe uhuye n'umuntu umwe waba waragize ikibazo bitewe n'impamvu runaka, ntiyagakwiye kuguha ireme ry'uburezi uko rihagaze, cyangwa se wowe icyo wita ireme ry'uburezi si cyo ireme ry'uburezi ari cyo. Ariko ntibinakwiye ko hari ibituma iryo reme ry'uburezi ritagerwaho uko byifuza, nabyo twabiganiriye. Ariko ndagaruka akantu kamwe, haracyari gap y'uburezi bwo mu cyaro n'uburezi bwo mu mujyi. Icyo nacyo kizarebweho. Capacity s'ubundi ihaturuka n'ituruka hano i Kigali, mu mijyi nako si i Kigali, ziri ku munzani cyangwa. Nakubwiye neza ko uburezi impamvu buri mu mujyi cyane niho hari amashuri yigenga atanga ibishoboka n'amafaranga. Iyo mvuze ibishoboka byose, amafaranga ari ku isonga, bigatuma abana beza ngo bashyireho iyo nkoko cyangwa igi. Kurya neza nta nubwo aricyo kigira uburezi, kuko no mu mujyi ntihabuze ibibazo ntabwo bibigira. Ariko hari umubyeyi ufite muri mentalite ye, twabigarutseho yuko kujya kwiga nko mu bintu bya boarding ari nko kujya kwiga ubuzima, aho bakwiba isabune ukoga amazi gusa, kandi bikaba bishoboka, cyangwa ukoga ka gasabune. Ndaza kugira recommendation zinza gusaba inzego zishinzwe uburezi ku rwego rw'igihugu, ko turimo turakora umusozo w'ikiganiro. Iyo gap irahari. Uyu munsi bizagorana ko umwana wigiye mu cyaro aza akagera mu mujyi agakora competition n'abandi, kuko hari byinshi atabonye na system no mu kazi biza bikahafecting cyane. Iyo muhuriye ku isoko ry'umurimo, ikizamini cya interview yari amanota 50, agatangira wowe waratangiye kuvuga icyongereza ugeze nko mu wa kane. Yego, na mwarimu wakwigishaga yarakwigishaga mu Kinyarwanda, kandi ariko kwigisha isomo ryigishwa mu Cyongereza bizagorana. Na maternelle y'amashuri y'incuke ari mu cyaro amenshi yiga mu Kinyarwanda, bigishwa n'abantu banigishwa n'abantu babonetse ba kokipa, baracyabyita kokipa. Yewe nzokipation. Hari nk'ahantu haba hari akantu ababyeyi bifondeye, nyine ngo findi harya ngo irutwa na sararoga. Impamvu ni ukubera narimbye kuvuga ahantu mu byaro haba hari ababyeyi bigomwe ibyinshi, bagakora nk'akantu k'irerero gatoya, na leta irabashyigikira. Ariko noneho umuntu wigisha abo bana, hari igihe usanga ari wa wundi wize muri serayi kera. Leta baracyari icyo bita wenda bagenda babaha amahugurwa ECD, ama-ECDs ya Childhood Development. Hari n'amashuri yigisha ubwo burezi
leta nkeka ko yatangiye kubikoraho cyane kuko yashyizeho iyo section izaza kwigisha abo bana uko umubare uzagenda wiyongera bazagera n'ahandi hantu hose ariko genda ngira ngo ngaruke kuri education planners nibashyireho umurongo ibibera muri Kigali bere no mu cyaro nimvuga umurongo harimo umurongo mu guha capacity mwarimu hari hose akumva haranezerewe ntimusabe kuza mu mujyi ubwo wenda ntuze kumbaza ngo se aranezezwa n'iki ni byinshi ntabwo bajya muranebera ngo kumushahara ari cyo kintu kinezeza mwarimu hoya hari abantu bigishaga bahembwa n'ibiryo amavuta kawunga ifu ibiki kandi bakigisha neza hari abantu bigishaga bakora ibirometero kandi bakigisha neza ntabwo umushahara ari cyo ubundi urugendo mwarimu yishimye urugendo twahoze tuvuga ku munyeshuri no ku mwarimu yarabikora yego ntabwo usanga mwarimu aturuka mu birometero 5 cyangwa se n'10 aho hantu nta moto ihaba ntiyanabona amafaranga yo kwishyura nta gare ataha gutya no kurya saa sita byari ikibazo hari n'abarimu bagenda ariko uyu munsi na mwarimu uyu munsi saa sita ifunguro araribona uyu munsi rero ntabwo byakabaye kuvuga ngo mwarimu niwe kibazo ngo ireme ry'uburezi rigerweho nta mwarimu uzotaha agatera imipira n'abanyeshuri mu muhanda bitahira kugira ngo nawe acume urugendo oya icyo gihe mwarimu yaribashwe cyane nta nawe yahuraga n'umunyeshuri yabaga afite igare rye cyangwa ataba rifite akabanza akareba aho agorobereza akaza gutaha ubwo abana bavuye mu nzira ari naho batangiye kuvuga ngo urwarimu ngo urwagwa n'urw'abarimu rimwe na rimwe se arataha saa 10 ajye gukora iki nta mwarimu wakoraga undi mushinga ntajya gutongora ntabwo yajyaga nta kindi yakoraga nyuma y'akazi ariko uyu munsi abarimu biteje imbere arava ku kazi akajya mu bindi bitandukanye n'uko mwarimu yavaga mu ishuri agahita areba akabari kari hafi aho akaba ahagorobereje ngo atajya kuba yicaranye n'umudamu n'abana ku mashyiga na cyane ko n'iri terambere ry'umuriro rije ejo bundi interinete telefone ntawayigiraga wari ku televiziyo ntayihari radiyo ntayihari wari kuvugira kuki no kujya muri supanet umuntu yavugiraga rero ku icupa ry'urwagwa akaba aganira na bagenzi be ukababwira icyo rero nsaba abanteze amatwi ireme ry'uburezi twumve ko rihari ahubwo turishyigikire bitabujije ko hari utuntu duto twatuma rihungabana ariko ireme ry'uburezi rihari ahubwo wowe ishusho ushaka kuribonamo niyo itandukanye niyo nanjye ndibonamo ariko nanabwire abashyiraho gahunda z'uburezi kujya babiha igihe no kubaza abo bireba hanyuma ababyeyi nabo bareke kugendera mu kigare ngo kuko umwana wanjye ngaha baravuga ntibavuga indimi z'amahanga ngo ubwo mukuye aha ntabwo ko umwana avuga indimi z'amahanga aribyo bimuha ko yize neza ikindi umwana yagakwiye kuba atekereza mu rurimi rw'iwabo mbere y'uko atekereza mu rurimi rw'amahanga ni nayo mpamvu ubu tufite ikibazo ngo ese abantu basohoka uyu munsi ni abantu baza gucarenjinga ku mpande zombi ntibakubeshye ngo aya mashuri ngo ari international ngo ararenze urwo rurimi anavuga si urwo yize mu ishuri ahubwo ni community abamo yigana n'umwana iwabo mu rugo umwana bigana iwabo si mu Rwanda hari nawe ari debris agashaka uko akora communication uwereba ngo ese uyu mwana wanjye ejo heza hazasaba iki uyu munsi isi iyobowe n'ikoranabuhanga ikaba ari iyobowe n'impano icyo umuntu ashoboye ikoranabuhanga impano uyu munsi imishinga myiza ni reflecting ku ikoranabuhanga n'impano kuko uyu munsi umuntu uzi icyo afite akora mu buhanzi mu mikino no mu bindi uwo muntu abayeho neza
nsoza rero wakoze kuntumira kuvugaho kuri topic y'ireme ry'uburezi, ariko ni ikintu kinini cyane. Njye ku ruhande rwanjye ndemera ko ireme ry'uburezi rirahari, ahubwo buri muntu wese atumiwe mu kurishyigikira mu mwanya arimo, kuva ku mubyeyi kugeza ku munyeshuri. wahoze uvuga discipline. Ikera umuntu yacaga ku mwana arimo yikora ibyo abonye yipfayonza mu muhanda, agaca igishabita agakubita ku kibuno akamubwira ati jya mu byo wazindukiye. Ariko uyu munsi umuntu aba ati jya nkubitiye umwana, ugasanga mutwaye kuri RIB, aho kugira ngo ujye muri iyo risike yo kujya mu manza udashoboye ukamureka. Twese rero twumve ko ireme ry'uburezi riratureba, kandi nta gihugu na kimwe cyateye imbere kitabanje guteza imbere uburezi. Ibyo ndabyemera kabisa. So cheers again, turimo turasoza kandi cheers. Biba bikwiye ko tuganira. Ibi hari ibyo mbabwira ni njyenyine, hari ibyo dushobora kuganira, ariko ibintu nk'ibi mba ntafitiyeho experience. Mperuka gukandagira mu kigo cy'ishuri, hari wenda nararangije nagiye njya gushaka ibyangombwa aho nagiye niga, ariko hari ibyo ntagenda menya, hari ibiba byarahindutse. Tuzagenda tuvuga byinshi. Hari ruwazire yabaga mu bigo by'amashuri, tuzayifatanya na discipline umunsi tuzasubira, kuko ibyo bintu discipline n'iyo ruwazire byabaga byenda kuba byegeranye nubwo bitandukanye, ariko nanone hari ukuntu byamacingaga nabyo cyane. Ya ruwazire kwiga neza ça marche dans un même temps, biragenda. Umwana agomba kwishima kugira ngo refreshing mind ye nk'umuntu uba wiriwe. Burarega baba bameze nk'abafungiranye abanyeshuri. Oya baba bakoze, umuntu uwo wese barakora kandi baba banafungiranye. Niba wowe mu nzego za leta ubamo kuwa gatanu mwarageneye siporo, umwana mu ishuri akaba nta mwanya agira wa siporo, n'imyidagaduro twageraga bya bumu bimeze nka buwate, nko kujya muri buwate ubu tukambara neza. Kandi yagiye warebaga amarangamutima y'umwana. Hari ibindi bintu byateye ngo umwana azambara inifomo kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, ngo nta n'indi myenda azatwara. hari ukuntu umwana akenera kuviva yasize. None se icyo bita ubusirimu ntabwo twagiye ku mashuri bambara bate? Nuwe mwenda mwiza. Ugasanga umuntu utarakandagiye muri interina yabyirutse uko mu rugo bamuzamuye, wenda n'abantu runaka, ambari ibi bikarangira gutyo. Kandi wenda hari ibindi wenda ari kuzaba fashion maker, urumva, cyangwa se akaba n'umumodo, urumva. Ugasanga ntabwo iyo wagiye kumvikana uyu munsi yo uri kudevelopa sanse zawe zose. Iyo mfite ibirori nkaba ntafite umwenda mwiza kujya njya gukodesha, kugira nze kugaragara nisanishe n'icyabaye. None ku kigo cy'ishuri abana barakora na fete, nkaho ashobora kwambara agakositimu, ashobora gukenyera, ashobora kwambara akenda keza kadodesheje, wenda ntako yajyanye, ariko yagatira na mugenzi we. Ariko uyu munsi ngo muri varize ni imyenda ya siporo na uniforme. Biriya nanjye ntabwo mbyemera. Bwira abana, ni nk'umuntu waciye kantine mu bigo by'amashuri cyane. Kuki uca kantine? Inegalite sociale nta na rimwe abantu bose bazagiye ku murongo, kandi nta n'ishyari byaduteraga. Niba ugiye ku ishuri uzi ko nta kintu ufite, uwo mwana wowe wibwira ko ugiye ngo ataziba amafaranga yo kujya kunywa amata, ahubwo mwigisha iyo ndangagaciro yo kuba atakora ku by'abandi. Ariko uyafite wibipriva kujya gufata ayo mata cyangwa kujya gufata iryo rindazi, barabifite ubushobozi. Hari n'igihe ajyana na mugenzi, hari n'igihe usanga afite indwara atari ibyo kwigirisha. Yego, kawunga yamunaniye, yego, umuceri wamunaniye, ariko nyamara yaje muri iryo shuri kuko hari icyo yahakurikira. Aziga se ashonje cyangwa yariye nabi? Oya, nta n'umwana wiba amafaranga ngo aze kujya muri kantine cyangwa ajye mu miceri. Twagiye tuva muri ubwo buzima, abandi bakajya kuri kantine ugasigara wikorera utwawe, ariko
nta mutima mubi cyane mugenzi wawe akakujyanayo mukongera ubucuti nk'uko umuntu ajyana n'undi mu kabari cyane ukamusengerera abo biriya nabyo ntabwo biriya bintu hari ibyo bintu bibiri uvuze hari kantine byose tuzabikomatanya ku yindi nshuro tuzavuga kuri ibyo bintu bya kantine ruwazire na disipurine nuko kuntu iyo muri iyo ruwazire hari ukuntu bareka abana nimba ari ukunda kwambara amakote kositimu ukavuga ati wenda uyu munsi hari ikirori ukayishyiramo ariko se mayindi izahora ari mu ikaye gusa umuntu ntanaruhuka ubu noneho uribuka ko habaga ikintu cyitwa sorti hari ibigo byakuyemo sorti mu umwana yinjira mu kigo agasohoka amata niba niga i Nyamasheke nkaba ntazi karitsiye ituranye n'ishuri umunsi nzaba nicaye n'abantu b'i Nyamasheke nkavuga ngo nizi Nyamasheke ntazi n'agasantere k'inyamasheke ntaranakagera usejeje ubundi mu bintu uzaba uri kwiga cyangwa ibyo uzaba uzabwirwa n'iki icyakugirira akamaro muri kariyeri urimo ko wasanga cyari kiri aho wigaga kandi utarahatemberera biriya nabyo gufungirana umwana ntabwo disipurine ivuga gufungirana umwana aho bakavuga ngo genda ni sorti ni aya masaha uraba wagarutse kandi dore ibibujijwe dore ibyemerewe muri sorti ubirenzeho agahana nk'uko se ubu se ko badushyiragaho guma mu rugo umuntu utarize yuko itegeko rishyizweho rigomba kubahirizwa wasangaga afite tentative yo gusohoka hari n'abicaraga ku muhanda bakaganira ari nka batanu ariko umuntu wize mu bigo by'Imana akavuga ngo hari umunsi wahariwe gusohoka n'utaraye gusohoka yagumye mu rugo rw'ibyo bintu yabitorerwa akiri muto arabizi ko iyo bavuze ko nta gusohoka nimba ari ugusohoka ni ugusohoka ibyo bintu uvuze ni ingirakamaro so guys tuzasubira reka tubareke mwakoze cyane next ubwo tuzahura tuba dukeneye feedback cyane ari aho twanyereje ururimi hari aho twatandukiye munatwibutsa muri ibyo bihe tugenda tuvuga nawe munatubwire ikenewe nyine ikibura ni iki ese wowe ubona yanjye ariyo yawe ireme ry'uburezi rirahari cyangwa ntarihari birashoboka kuko mbibona atari ko ubibona tubiganireho kuko iki kiganiro objective yacyo intego yacyo ni ukuganira ariko twubaka duhindura isi mu buryo bwiza niba twumvikanye ko ireme ry'uburezi tukabona kuko ntarihari ubutaha twakwicara tuvuga ngo hakorwa iki noneho ngo rigere ku murongo so mwakoze kudutega amatwi kandi turabizeza ko tuzakomeza kubana namwe mu biganiro bitandukanye shimira cyane na Giovanni cyangwa se n'andi mazina akoresha undi nitwa DJKGL aka The Hustler na tunabibutsa ko iki kiganiro kiboneka kuri 𝕎𝕚𝕉 show banakoreho subscribe genda shaka ko nzakomeza kubabwira ku bintu bijyanye n'uburezi hazaza abantu benshi ntabwo nzatandukira umurongo w'uburezi abanyeshuri bankurikiye abanyeshuri nigishije abo nigisha uyu munsi tuzabane kuri iyi channel ndabizi neza ko muzabungukira byinshi ndabizi neza ko ntazabatenguha ntabwo nzajya muri politike ntabwo nzajya mu byo nafitiyeho ubumenyi na politike ninyijyamo nuko nzaba nizeye ko ibyo ngiye kuvugaho mbifiteho ubumenyi ntagiye kuvuga amagambure cyangwa se amarangamutima cyangwa amahomvu kuko hari abantu bibwira ngo bari ku buriya reka nkubwire aka kantu hari abantu bibwira ngo turashaka kubohora abantu runaka groupe y'abantu runaka abantu uvugira kandi bataboshye nta n'uwo kubwika afite ikibazo ngo ngewe ndashaka kuvugira abantu ntawagutumye nta kibazo bafite njye nzavuga uburezi kuko numva ko ubwo ibyo bintu mbibamo
kandi ufitemo experience, hari ibyo nshima, hari ibyo mbona bikwiriye kuba byajya ku murongo, ariko nanone hari ibyo mbona bikeneye process bitarara bibaye. N'iryo reme ry'uburezi ibitarakunda ni process kandi ababirimo neza. So murakoze cyane, tuzakomeza agenda ashishikariza ko abanyeshuri yaba abo nigishije abo nigisha tuzakomeza kubana hano muzungukiramo ibintu byinshi. Tuzavugamo tips zo gutsinda neza ikizamini. Ese ni ihe discipline isabwa ngo aho wiga bakubone bajye bahora bakwibuka? Ese aho wize uhashimira iki, uhanenga iki? Mu bari bo baguciye imbere ni bande ushimira? Ni bande ubona bakubeshye? Ni bande se ubona wagororera? Ni bande se ubona ibintu utazibagirwa mu buryo buri positive, ku buryo noneho tuzagukumbuza ahantu wagiye unyura, ukaba wanagira garuka ushime cyangwa ukavuga uti najya kujya inama iyi. Okay, ndagushimiye cyane rero guys. Cheers audience. Cheers. So reka tubareke icyo buri munsi umuntu abifuriza ni urukundo n'amahoro tugamije kubaka. Ndabibutsa ko uyu munsi nasuye inshuti yanjye magara, turi mu rugo, niyo mpamvu mubona ikirahure nta muntu cyakiriza undi amagambo. Na kera ariko umushyitsi yarakirwaga, wakoze ku mafunguro meza wangeneye. Cheers. Bye, tuzasubira.